ikaze muri gahunda zose tubanamo hano, haba zijyanye n'ijambo ry'Imana, haba mu gusoma Bibiliya n'izindi gahunda zose zitandukanye tugenda tubanamo hano, haba kwiga utuntu tw'ingenzi muri Bibiliya, haba n'ibindi byose bitandukanye tugenda tubanamo hano. Wiyumve mu ikaze, nanagusaba wowe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo dukomeze tuzamurane muri uyu mwanya mu ijambo ry'Imana, ndetse unasharinga n'abandi nabo badufasha kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe ndasaba dukunda, ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza muherereye. Nje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo, kuri njye ni rigufi ariko ijambo ry'Imana ntirijya riba rigufi. Tugiye kuganira ijambo, ariko mbere y'uko tuganira tubanza dusenga Imana muri magufi kugira ngo Imana ibane natwe. Nyakubahwa Imana yacu, tuzi neza yuko uri Imana ituba hafi uko bukeye n'uko bwije, kandi udushyigikira muri byinshi harimo n'ijambo ryawe. N'uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe, ntudushyigikire umwuka wera abe bugufi bwacu, mu izina ry'uwabambwe ku musaraba i Golgotha, amen. Haleluya, haleluya. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi bw'umuhanuzi mukuru witwa Yesaya. Turasoma igice cya 40 umurongo wa mbere. Ubuhanuzi bw'umuhanuzi mukuru witwa Yesaya, igice cya 40 n'umurongo wa mbere, aratubwira ngo nimuhumurize abantu banjye kandi mubahumurize ko Uwiteka. Amagambo rero niyo nshaka ko tuvugaho mu kanya gasigaye. Yesaya yanditse aya magambo avuga ngo muhumurize abantu banjye. Kuri iyi mpamvu Imana yari inyujije muri we guhumuriza abantu, nuko Imana yarebaga ikabona hari ibintu bituma abantu badahumura, hari ibintu bituma abantu nta humure bafite. Yitegereje mu mitima ibona abantu nta humure, nta mahoro, kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Yitegereza irareba gikwiriye abantu uretse ihumure. Hanyuma impamvu dukwiye kwakira ihumure ni iyi, ni uko Yesu yaravuze ngo mwese abarushye abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Icyo ni ikintu cya mbere gikwiye gutuma twakira ihumure, ni uko nta handi turi kujya, ni kwa Yesu, kandi umusanze wese aramuruhura. Ikindi gikwiye gutuma twakira ihumure, yatanze uburenganzira, aravuga ngo nimukomanga muzakingurirwa, nimusaba muzahabwa, kandi aragira ati mwebwe muzi guha abana banyu ibyiza, ntawe umwana we yakaka umugati ngo amuhereze ibuye, ntawe yakaka ifi ngo amuhereze inzoka. Ati none niba muzi guha abana banyu ibyiza, yewe none njye utashobora kubaha ibyiza, ni iki bivuze rero? Biravuze ngo Imana yaduhaye ihumure yuko igihe cyose tuzaba tuyikeneye tuyiyambaje izajya yururutwa no kudutabara. Niyo mpamvu rero muri aka kanya nawe ngo uhumurije muri ayo magambo y'ihumure, akubwira ngo ntutinye, ntiwihebe, nk'uko yabivuze ati nzaba Imana yawe, nzajya nkuyobora mu byo uzakora byose. Ni nako ivuga ngo nukomanga urakingurirwa, nushaka urabona. Reka kwiheba rero, reka gutinya, kubera yuko Imana ni umurengezi wacu kandi ni umurinzi wacu wo kwizera. Tujya turirimba tukavuga ngo ibyo dutunze natwe ubwacu ni iby'uwo mucunguzi. Nta mpamvu yo kwiheba rero, kubera yuko ibyo dufite ni iby'umucunguzi. Niba aba yagize gutya akabinyeganyezaho akabijyana, wita umutwe ngo uhangayike wihebe, ubura uko ubigenza, uta umutwe ubura aho urebe hirya ubura inzira, urebe hino ubura inzira, uburira amaso kuri Yesu wenyine, kuko niwe utanga ihumure. Ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Zaburi ngo apfumbatura ikiganza kimwe gahaza kwifuza ko ibimutegereje byose. Haleluya. Rero uyu mwami w'ihumure, uyu mwami w'amahoro, ari we Data wa twese, ni we wenyine ugomba guhumuriza abantu be. Nta mpamvu yo kujya kureba kuri ba so wanyu na ba nyoko wanyu. Imana ishobora kubacishamo ihumure, ariko muri aka kanya birasaba ngo ubanze utumbire yo yonyine. Yesaya arimo kuvuga ubudahangarwa n'ubumana bwa Kristo. Yaravuze amaze kubyerekwa ngo uwo mbonye, uwo neretswe, ngaza isi umwana w'umuhungu, azaba igitangaza, Imana ikomeye, Data twese uhoraho, umwami w'amahoro.
Yesu rero ni umwami w'amahoro, ni utangiriro w'abantu bose. N'ikimenyimenyi ageze mu bigishwa be bari babuze ihumure, bataye umutwe bawugabanye, arasenga nakomanga ntibari bukingure kubera ubwoba, ahitamo kubageraho ntawe uzi muri bo aho yanyuze, kuko nta rugi rwari rukinguye, ntiyasambuye n'ibati. Abagezeho arababwira ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe. Namwe ndababwira ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ibiguteye guhangayika byose, biguhagaritse umutima muri iyi minsi, we kwiheba, we gusuhuza umutima, ahubwo amahoro y'Imana nabe muri wowe, kuko Imana niyo nyiri ihumure ryinshi. Pawulo yigeze abyandika, arandikisha ngo hashimwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Data, ishimwe kuko ari Imana y'ihumure ryinshi. Imana rero ni Data, kuba ari Data byonyine bimuha ihumure, bimuha kutwoherereza ihumure, bimuha kutwicaza mu ihumure, tukabaho duhumurijwe n'Imana. Ndakwinginze kugira ngo wongere guhurira amaso ku Kristo, ugende uhumurijwe nawe. Hari umuririmbyi wavuze ngo nahawe amahoro ab'isi ntibayazi, atemba nk'uruzi ntibayamenya. Aravuga ngo icyampa ngasanga nawe yahawe nawe. Bishatse kuvuga ngo Yesu niwe utanga amahoro, nawe rero ayaguhe nanjye ayampe, aduhumurize kuko niwe Mana y'ihumure mu izina rya Yesu. Iri jambo rero niryo ryari riri kumfasha muri magufi, ariko uryumve nk'ijambo rirerire, uryumve nk'ijambo ryo kugukomeza, uryumve nk'ijambo ry'ihumure. Ujye usenga uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, umpe ibyo kurya by'uyu munsi, umbabarire ibicumuro. Mbese umenye yuko Imana ni se wa Yesu, ariko natwe ni Data. Uwo Data rero ni umwami w'ihumure. Iri jambo nirihira imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana y'ihumure, kandi ni koko uri Imana y'ihumure, uhumuriza abantu bavuye iki gihe, mu gihe abantu benshi dufite duhakamuye, mu gihe abantu benshi dufite ubudukura umutima. Wowe tubera Imana y'ihumure, kandi uhumuriza ubwoko bwawe muri iyi minsi, mu izina ry'abambwe ku musaraba w'Igorogota, amen.